Ese ntabwo bisebetse uburyo FILLE MERE cyangwa se single mother tubivuga nkaho ari igisebo kandi nyamara ari bo babyeyi basigaye igihe ibintu byari bimeze nabi. Ubibona ahantu hose abantu bari kugenda bavuga ngo single mother FILLE MERE nkaho nyine bisobanuye umuntu washenjaguritse cyangwa se ibyangiritse. Ariko nyamara ukuri guhari ariko kumeze nk'igisebo nuko uwo FILLE MERE ari we mubyeyi wasigaye ubwo ibintu byose byazambaga. Yogeje ibyombo, yakoze amasuku, yarapfapfanye, arera umwana, amukoresha za homework, arahaguma, ariko nubundi icyo gisebo kigakomeza kumugumaho. Umwe wamuteye inda akamusiga, we aracecekerwa cyangwa se ntagire umuntu umuvugaho, uwasigaye akora inshingano ugasanga abantu bose niwe barimo kuvuga. Sosiyete yibagirwa wa muntu wagiye akamuta cyangwa se akamutana n'umwana, kubera ko ngo ibyo ngibyo akenshi umuntu wagiye bakunda kubyita ngo ni ambition cyangwa se ngo ni umuntu wari wagiye gukurikira intego ze, yagiye kwiruka ku byo ashaka. Ariko uwo mugore cyangwa se uwo FILLE MERE wasigaye we basigara bavuga ngo niwe wabiteye, ngo niwe wagize gute, ugasanga nubundi niwe bari gukomeza gushyiraho icyasha. Noneho usanga muri iyo situation uwo mubyeyi wasigaye hubwo no kuba ari umusingo mother atari nacyo kibazo, ahubwo ya miruho anyuramo ari yikomeza kugaragaza cyangwa se gutuma abantu bamubona nyine nk'indushyi, akaba ari nayo baheraho barimo kumusebya. Ariko nyamara turebye mu yindi angle, ahubwo uwo FILLE MERE nge niko mbyumva yagakwiriye kuba ari we ntwari turimo gufata cyangwa se twita intwari. Hanyuma nibyo byo kuvuga ngo kuba ari umusingo mother cyangwa se FILLE MERE ntitubifate nk'igisebo, ahubwo umuntu akaba ashobora kubihindurira inyito akamwita ayandi mazina, twashaka tukamwita ntwari, kuko iyo abishaka nawe yari gukora igikorwa cyo guta umwana cyangwa se izo nshingano ntazifate, ariko we ntabwo aba yarabikoze. Ndetse kandi unarebye neza uwo musingo mother cyangwa se uwo FILLE MERE aba afite umurava ukomeye cyane, nk'abantu bashakanye cyangwa se bamwe babana bakunda kugira iyo urugo rwabo rurimo gusenyuka, ariko we akaba arimo kubikora wenyine. Bitekerezeho, ntabwo ushobora gusobanukirwa abakobwa cyangwa se igitsina gore utaraba byibura inshoreke y'umwe muri abo ngabo. Ibi ngibi dushobora kutabyumvikanaho, ariko nuko nguko bimeze. Iyo ari wowe musore uri meyini uteretana n'umukobwa wa wundi nyine byitwa ko ari mu rukundo rweruye, nta kosa ushobora kumubonaho, umubona ari umuntu utunganye, uburyo yitwara, ubwizerwa akwereka ukamubona ari sawa cyane. Ariko iyo uri side dude, iyo uri wa musore nyine atendeka uri inshoreke ye, ubibona neza cyane kubera ko ashobora kwandikira boyfriend ye message ivuga ngo ugira ijoro ryiza baby, aryamye mu gituza cyawe, atishinja icyaha, ameze neza cyane, fresh cyane, ahagaze neza. Icyo gihe iyo uri inshoreke ye, niko ndi kubyita nyine, iyo uri inshoreke y'uwo mukobwa ubona ibinyoma bye byose, igihe cy'uburyo kigena kugira ngo yereke na boyfriend we ko ameze neza fresh cyane, na twa dukorwa tw'amakosa agenda akora kandi tukaburirwa irengero ku buryo nyine umuntu adashobora kutuvumbura. Icyo gihe nibwo uhita wiga isomo rikwereka ko abantu b'igitsina gore cyangwa se abakobwa badaca inyuma kubera ko batishimye, ahubwo baca inyuma kubera ko bakeneye byinshi, bakeneye attention nyinshi, bakeneye excitement cyangwa se ibyishimo byinshi birenze ku byo bari basanzwe bafite. Nyine ubwizerwa ubundi ntabwo ari defo, ahubwo ni amahitamo. Uzi noneho igice kinakanganye cyane kurusha n'ibindi, uhita uvumbura ko abakobwa babeshya cyane kurusha na kwa kundi abasore babyimagina, hamwe uvuga uti kino kinyuma ubundi banza na Sekibi adashobora kukibeshya. Ukabona uburyo abeshya nta gutitira, nta kubira icyuya, akabeshya nyine ari mu buzima bwe busanzwe tuje, ameze fresh cyane. Rimwe na rimwe nk'umusore ujya wibwira ko ngo twebwe abasore ngo turi babi cyane, turi abagome, utarabona umukobwa abaho ubuzima bubiri, afite abasore babiri bakundana, ndetse kandi ibyo byose ukaba udashobora kubivumbura na gatoya. Kuba inshoreke uri umuhungu nyine uri inshoreke y'umukobwa uri mu rukundo n'undi muntu, bikwereka ukuri kumwe gusa kandi gusobanutse. Bikwereka ko umukobwa ashobora kubeshya ikinyoma, kandi icyo kinyoma ukaba utazigera ukivumbura kugeza igihe uzapfira. Buriya abagore ntabwo nyine ari abere, ari inzirakarengane, ahubwo ntabwo ushobora kubavumbura cyangwa se ngo ube wamudiscoveringa umenye uwo ari w'umusobanukirwe. Noneho iyo ubashije kumusobanukirwa umukobwa rero, n'aba bakobwa bose beza bari hariya hanze ntabwo uba ukibabona muri ya shusho y'uko ari beza nyine biba byararangiye, kuko uravuga uti ewane amabara yarabaye. Ubuzima bw'umukobwa butangira ku myaka 18, mu gihe ubuzima bw'umusore butangira ku myaka 30.
abantu bake nibo tugiye kumvikana kuri iki kintu. Umukobwa ubuzima bwe butangira hakiri kare cyangwa se atangira kubaho hakiri kare kubera ko sosiyete iyo ubwayo cyangwa se imbaga nyamwinshi ireba ibintu bitatu: ubwiza, ubuto ndetse n'uburumbuke. Kandi ibyo ngibyo ni ibintu igihe kidashobora kunegosiya cyangwa se ngo kijyeho impaka. Ni mu gihe ubuzima bw'umusore bwo butinda cyangwa se bugafata igihe kubera ko sosiyete cyangwa se ubuzima bw'umusore bumuhembera ubumenyi, experience, amafaranga ndetse nyine no kuba azwi cyangwa se status. Kandi ibyo ngibyo ni ibintu bifata igihe kugira ngo umuntu abashe kubyubaka. Ku myaka 18 umukobwa isi yose birimo kumwadimira yamuhisemo, mu gihe ku myaka 18 umusore nta n'umuntu bumuzi, nta n'ubwisi ibirimo kumubona. Ibyo ni ibintu abasore cyangwa se abantu b'igitsina gabo biyumvamo ariko bakaba batabasha kubivuga. Mu gihe cy'imyaka 10 umusore aba yamaze kugera kuri byinshi: ubukire, experience, discipline, yamaze kwiyubaka. Mu gihe cy'imyaka 10 umukobwa udafite discipline aba yaramaze gusaza, kwangirika, amarangamutima yarapfuye, mbese ari guta agaciro, niko tubyita. Icyo gihe umukobwa aba yarangiye, yaguye. Igihe ni intwaro irwanya igitsina gore, mu gihe ku muntu w'umugabo cyangwa se ku musore ari intwaro yo arwanisha. Niko natiri iteye kandi ntabwo ijya ibisabira imbabazi. Iyi niyo mpamvu abakobwa baba barimo kwiruka cyane, mu gihe umusore we aba agomba gutegereza ahubwo aba ataranatangira. Isaha y'umukobwa ibiri gukubita ibara yihuta, mu gihe umusore waba agenda gake gakeya. Umusore wangije imyaka ye ya za 20 apfa atagaragaye, mu gihe umukobwa wangije imyaka ya za 20 apfa abihiwe cyane kuko ariyo myaka ye. Kandi natire ntabwo ijya yemera ibintu by'inzitwazo. Agaciro k'umuntu w'igitsina gore akabona hakiri kare, mu gihe agaciro k'umuntu w'igitsina gabo ko kagenda kaza gake gakeya. Bityo nk'umuntu w'igitsina gabo ugomba gukina n'igihe cyawe, apana igihe cy'abantu b'abakobwa. Umusore wumvise bino bintu mvuze atsinda muri byose. Umukobwa mukundana wishyura buri kintu icyo ari cyo cyose umugabo ashobora kuba yaramukoreye cyangwa se wamubabaje, kandi n'iyo ibyo ngibyo byaba byarabaye udahari. Papa we yaramutengushye, ex we yaramwangirije umutima, iyo fagitire ni wowe uyishyura nk'umusore muri mu rukundo. Buriya abakobwa ntabwo batangira bashenjaguritse, ahubwo abasore nibo babashenjagura. Bityo rero umugabo ukurikiyeho niwe uba ugiye gusana ibyangiritse mbere kuri babandi bamushenjaguye. Hari igihe utekereza ko ngo uri guteretana n'uwo mukobwa, kumbe urimo guteretana na trauma ye n'amateka ye yahatambutse, kandi buri gikomere cye yagize kitarakira ikigahita kibitegeko kuri wowe ko ugomba kukigiramo uruhare. Ibijyanye n'icyizere byo ntabwo turimo kubivugaho kubera ko n'impano nyine iba yaraturutse ku musore batandukanye. Ubwo niba atizera, ubwo nawe cyangwa se umusore batandukanye atamwizera, ubwo nawe nyine uba ugiye kuba uko nguko atakwizera uko ariko mugiye kubana. Ubwoba bwe, umujinya, byose yagiye akura ku musore batandukanye, ni wowe uba ukurikiyeho. Noneho sasa ahantu bipfira nuko ubusanga uwo mukobwa n'ubundi ari broken, ameze uko nguko yarasenyutse, ugasanga nawe ibyo bintu ntabwo ushoboye kubibamo, biragoye cyane. Nugenda uwo mukobwa azabikurenganyiriza, ahita avuga ko nawe wamushenjaguye, mu gihe nta n'ikintu wamutwaye. Wowe icyo utakoze ari ukunanirirwa kumuhandoringa muri bya bindi yavuyemo igihe mwahuraga. Buriya ugushenjagurika umutima k'umuntu w'umukobwa n'umuntu w'igitsina gore nyine muri rusange ntabwo ari ibintu bimugira umuhanga cyane, ahubwo bimugira umuntu ukomeye nyine ugoye cyane. Amateka ye yahahise mu gushenjagurika umutima ntabwo amurema, ahubwo aramwangiriza. Niyo mpamvu muri iyi minsi cyangwa se igihe cyari cyo cyose usanga abagabo icyo baba bashaka ari ubunyangamugayo no kuba ashaka guhura na wa mukobwa nyine uri pure, utarigeze yangirika na biriya byose n'ibiki byose, atari ukugira ngo ibyo ngibyo abikorere controle cyangwa se abakeneye gukontorora, ahubwo yikenereye amahoro gusa. Karabaye iyo ari yo yose umukobwa aba yarabayemo, iyo karabaye nawe arayikuzanira uko byagenda kose. Buriya ntabwo uri umusore cyangwa umugabo w'uwo mukobwa, ahubwo we uri stabilizer ye, uri umuntu uzamushyira ku murongo akabana nawe kugeza igihe ashikamye cyangwa se ahagaze neza. Noneho icyo gihe muzaba muri kumwe azakira neza, igikomere gikire, narangiza abona inzira yo guhita yigira hehe ku wundi muhungu gutangira bushyashya. Uko ni ukuri kwihishe, ariko nyine abantu bose baranakuzi, nuko baba badashaka kukuvuga. Ahubwo sinzi niba ndarokoka. Niba uri mu rukundo n'umukobwa washenjaguritse, ntabwo uri kwishyura ahazaza he, ahubwo urimo kwishyurira ahatambutse he. Bityo rero
nk'umuhungu mugenzi wanjye nkugira inama, hitamo neza cyangwa se uhitemo nyine kwinjira mu kibuga cy'intambara utigeze utangira utanazi nuko iyo ntambara yatangiye. Buri musore wese agomba gushenjagurika umutima byibura inshuro imwe, atari kubw'urukundo ahubwo byibura kugira ngo yongere avuke bushyashya. Buriya gushenjagurika umutima nicyo kintu kibabaje kibaho, buribwe bubaho muri ubu buzima, bushobora gusenya ubwibone bwawe, bugasenya roho yawe, bugasenya urutirigongo rwawe, bukakwangiriza byose kandi bikabera mu gihe kimwe. Ariko ibyo ngibyo byose muri uko kuba bikica ka gahungu uriko, ariko byibura bikagira gute, bikabyara umugabo sasa uvutse nyuma y'aho ngaho. Nta mubyeyi, nta mujyanama, nta muterapiste muri ubu buzima ushobora kukwigisha inama n'imwe umukobwa w'umutima w'umugome cyangwa se umukobwa w'umuhemu ashobora kukwigisha mu minota 5 agushenjaguriye umutima. Buriya abakobwa iyo bo bamaze gushenjagurika umutima nyine baba heart broken, umutima ukangirika. Ariko abagabo n'abasore bo iyo bamaze gushenjagurika umutima baba abantu bakomeye cyane, akaba dangerous cyane. Umukobwa umaze gushenjagurika umutima akira ari uko asimbuje wa wundi wamushenjaguye umutima. Mu gihe umusore cyangwa umugabo wamaze gushenjagurika umutima we ajya ku ruhande agatuza, akubaka discipline, ubundi akiyubaka, icyo bita healing, nta kindi kintu uretse discipline yonyine. Buriya ubwizerwa ntabwo ushobora kubusobanukirwa uretse gusa igihe wakunze umukobwa yarangiza akagukorera ibintu utigeze ubona mu buzima ko umuntu ashobora kugukorera kandi akabigukorera mu gihe gitoya. Iyo umukobwa ashenjaguye umusore umutima, wa musore bihita bimwereka ishusho y'uburyo agiye kuba, kandi nyuma y'icyo gihe uwo musore ahinduka wa muntu wa mukobwa wamushenjaguye umutima atifuza ko yagakwiye kuba ari we, cyangwa se ngo avumbure ko ari we. Kuko umugabo cyangwa se umusore umaze kwivumbura nyuma yo gushenjagurika umutima ahita aba umuntu wa mukobwa nyine batakiri ku rwego rumwe. Niyo mpamvu iyi si iyobowe n'abagabo bashenjaguritse imitima cyane, barangiza bakavuga bati never again, ntituzongera. Gushenjagurika umutima ku musore cyangwa se umugabo ntabwo ari umuvumo, ahubwo ni initiation cyangwa se cya kintu kigiye kukwinjiza no kukuba umugabo wa nyawe. Iyo aba gushenjagurika umutima bitaragusenye ntabwo wari kuba dangerous nk'uko bimeze uku nguku. Iyo aba bitarakubabaje ntabwo wari kwibyutsa bushyashya ngo wiyuburure ubundi muntu. Niyo mpamvu natangiye mvuga ko byibura buri musore cyangwa umugabo agomba gushenjagurika umutima rimwe kugira ngo yiyuburure, noneho abe wa mugabo wa nyawe. Niba utarashenjagurika umutima ubwo ibyo turimo kuvuga ntabwo urimo kubyumva. Dore impamvu umukobwa agaruka ku musore yari yarateye indobo yaramwanze. Iya mbere, iyo uwo mukobwa atagihari nibwo wongera kuba attractive ndetse ukanigirira n'icyizere cyinshi, ukaba umusore ushishikaje cyane. Ikindi, hahandi yagiye iyo agezeyo ubuzima buramworoshya, abasanga nyine ibintu bitameze nk'uko yabitekerezaga. Ikindi, urekera aho ngaho cyangwa se ugahagarika kumwirukaho, noneho bwa bwibone yari afite atekereza ko uzakomeza kumwirukaho bugahita nyine bugahita bupfa, ubwibone bwe ukangiriza amarangamutima ye kubera ko usigaye wihagazeho. Ikindi nuko akugereranya n'abandi basore, noneho wowe ukaba ari wowe utsinda muri abo basore. Iyindi mpamvu nuko hari igihe agenda aho ageze akaba aribwo abona neza amarangamutima ye, cyangwa se ameze nk'ugiye mu isuzuma ry'amarangamutima ye agasanga amarangamutima ye nta handi hantu arimo kwerekeza, akagaruka. Ikindi kintu nuko agera aho agiye agasanga arimo guhomba ibintu byinshi cyane, yarakoze amakosa menshi cyane ku buryo akumbuye umutekano w'amarangamutima wamuherezaga ndetse nanone n'amahoro wamuherezaga igihe mwabaga muri kumwe, agahita yongera kukugarukira nanone. Ikindi gituma agaruka nuko biterwa n'ishyari, akabona wowe uri kumuvinga on, ubuzima bwawe urimo kubukomeza neza cyane, mbese uri gukira igikomere, bigahita bimutera ishyari, nabwo akagaruka akabona nyine wagira ngo warahindutse cyane. Ikindi nuko agera hariya ku muhanda agasanga nta kintu gihari, burya agasanga nta kindi kintu gihari yagakwiye kuba ahabereye, akavuga ati reka nisubiriraho navuye. Wa mukobwa we, uragira ngo nkubwire ibanga, egera hino. Iyaba imibonano mpuzabitsina ishobora gutuma umusore ashyingiranwa nawe cyangwa se akurongora akagushyira mu mago, indaya zose zagakwiye kuba zifite abagabo.
Abantu b'igitsina gore ikintu baha icyubahiro ni ibyiyumviro byabo gusa, apana umuhate. Ni nayo mpamvu bakunda kwica amasezerano. Reka mbikubwire muri ubu buryo. Umukobwa ubwo yakubwiraga ngo nzahora ngukunda pe yarabikuye ku mutima, ariko ntabwo yaravuze ko azahora gukunda iteka ryose, ahubwo yarabivuze byako kanya murimo. Abantu b'igitsina gore nabizerwa ku marangamutima, ariko ntabwo ari abizerwa ku ndahiro bakoze, logique cyangwa se imitekerereze cyangwa se n'igihe bashobora kuba barashoye mu bintu runaka. Ibyiyumviro by'umuntu w'igitsina gore iyo bipfuye n'ubwizerwa bwe buba bupfuye. Icyubahiro yatangaga icyo gihe kiba gipfuye, ubwo n'uwo mubano yabitanzemo nawo ubupfuye. Icyo gihe iyo bibaye ntabwo abibona nk'aho ari ubugambanyi cyangwa se ngo yakugambaniye, ahubwo we abibona nko gukura, yagiye ku rundi rwego. Kubera ko iyo bibaye ntabwo aho yarari aba akishimye, kandi ibyishimo nicyo kintu cy'agaciro gusa agira nicyo aba akeneye. Icyo gihe umusore aba ari gutekereza ngo ariko ngo twarasezeranye. Umukobwa ari barimo kubibwira abavuga ngo ariko nyine ngiye narahindutse, ibintu byarahindutse. Ashobora kugusiga acyambaye ya mpeta mwambikanye kubera ko gusa ibyiyumviro bye byahindutse. Ntabwo biba byabaye kubera ko hari ikintu kibi wamukoreye, ahubwo uko nguko niko bubatse, niko bateye. Bityo rero naramuka bigukoreye ntuzamwange, ahubwo wowe ikosa utagomba gukora ni ukwizera amarangamutima kurusha uko wakubakira ku bindi bintu bitarimwe amarangamutima kuri uwo nguwo. Wenda icyo wacira urubanza ni ibikorwa akora nyuma y'uko amarangamutima ye amaze guhinduka, kubera ko ingoro nini icinyiye umuhezo irutwa n'itongo ry'umukunzi. Abakobwa n'abagore bari mu rukundo ruhagaze neza baca inyuma. Baba bari mu rukundo rurimo karabaye rudahagaze neza bakaba abizerwa. Ibi bintu ndabizi ko tutagiye kubyemeranyaho, ariko reka nze mbikumvishe muri ubu buryo. Umuntu w'igitsina gore umutuzo uramubangamira, mu gihe karabaye ashobora kuyiboneramo amahoro cyangwa se ibyishimo. Iyo umukobwa cyangwa umugore ari kumwe n'umugabo mwiza cyangwa se umusore mwiza, agira aho nyine akaba boadi, akagira irungu. Ariko iyo ari kumwe na wa mugabo uri toxique nyine mubi w'umugome umuhemukira, nibwo ahubwo amukunda cyane, niko kamere iteye, aramukunda cyane. Iyo ibintu bihagaze neza mu rukundo rw'umukobwa n'umugore, ibintu byose bigiye kuba biba bizwi, mbese biri predictable. Noneho byaba biri predictable, akumva ameze nk'utekanye nyine atuje, nta kibazo gishobora kuhaba. Yaba atuje rero umugore uri ahantu utuje buriya nta kibazo ateganya ko nta kibazo kihaba, amarangamutima arapfa. Bitandukanye na hahandi urugo rurimo intambara cyangwa se urukundo rwabo rurimo intambara, icyo gihe ntabwo biba biri predictable, nyine ibintu bishobora kuba. Noneho iyo bitari predictable nta kintu ushobora guhagararaho wenda ko gishobora kugenda uko nguko kiri bugende neza. Iyo bimeze uko nguko, wa mukobwa cyangwa umugore yiyumva nkaho nyine ngo uyu mugabo nshobora kumuhomba kubera ko bakunda ba bad boy nyine, nshobora kumuhomba, bityo akaba adashobora gukora ikosa nyine ryo guca inyuma, ahubwo icyo akora ari ukuguma mu ntambaro yo gukomeza kubaka ibiri gusenyuka aho ngaho, yita ku mugabo we kugira ngo arebe ko yamusana. Umusore mwiza cyangwa se umugabo mwiza atuma umugore atuza, agira stability, ariko wa wundi uri toxique amuhereza umuhate wo gukora. Tekereza rero umubiri w'uwo mugore ngo ureyagita kuri nde cyangwa se wakira nde muri abo bagabo ko ari babiri. Iyo umukobwa cyangwa se umugore atekanye afite amahoro, atangira gushaka ayandi mahitamo. Ariko iyo ibintu byacitse ari karabaye nyine, aritonda cyane kugira ngo abanze yubake ibyo biri gusenyuka. Umuntu w'igitsina gore ashora ahantu hari imbaraga, apana ahantu hari umutima mwiza. Wibuke ko ubwizerwa bw'umuntu w'igitsina gore ari amarangamutima, apana logique. Rero iyo muri kumwe ugatuma atekana cyane, utangira kuba invisible, utangira kutagaragara kuri we. Uzi ukuri kubabaje aho ngaho, abakobwa cyangwa abagore benshi baba abizerwa ku mugabo cyangwa se ku musore. Iyo uwo musore ahora yereka uwo mukobwa ko isaha n'isaha ashobora kwigendera akamucika. Umuntu w'igitsina gore ashobora guca inyuma wa muntu umufata neza, wa wundi umufata nabi akamubera umwizerwa cyane. Rero kamere iteye buryo ki igitsina gore kitaba abizerwa ku bintu byiza, ahubwo baba bizerwa ku mbaraga, power. Rero niba umuntu w'igitsina gore ashobora kuba umwizerwa muri karabaye, mu gihe hari amahoro ho akaba yaca inyuma, wasanga ikibazo atari abagabo cyangwa se abasore, ugasanga wenda igitsina gore wenda biri muri natire yabo, muri kamere yabo, nta wamenya. Wowe se ubyumva ute? Umusore afite imyaka 25 ariko aracyabana na mama we abiwabo, uwo musore ntimugakundane. Reka nze nkwereke impamvu.
Ushobora gutekereza ko uwo musore abana n'ababyeyi be cyangwa se na mama we, ariko akaba arimo gusevinga amafaranga, bityo ngo igihe mukundanye ngo azaba ari umwizerwa kubera ko ngo n'ubundi yubaha mama we. Uwo musore ntabwo abana na mama we, ahubwo yihishe inyuma ya mama we. Buri kwezi gushira atishyuye ikode ntabwo aba ari umwanzuro yifatiye ku giti cye, kandi ibyo ngibyo uko abyirinda cyangwa se buri mwanzuro yirinda, nimukundana cyangwa se mugateretana uzahura n'ingaruka zabyo uko byagenda kose. Bityo rero ukeneye kumva ko umusore wishimira cyangwa se uhora mu mutuzo wo kuba umushyitsi mu buzima bwe, ubwo wowe bizakugora cyane kuba wagirira umutuzo igihe waba uri mu buzima bwe. Ahantu atuye buriya mama we babana ntabwo basangiye igisenge gusa, oya, ahubwo abameze nkaho basangiye n'ubuzima. Igihe uwo musore mwaba muri kumwe cyangwa se muteretana, ntabwo uzaba uhanganye n'umugore usanzwe cyangwa se umukobwa usanzwe, oya, uzaba uhanganye n'umugore wamureze, wamwigishije iyo myitwarire akuzanyeho, akuzaniye. Bene uwo musore nta kintu aba yarize gukora wenyine cyangwa se kubaka wenyine, bityo igihe mukundana azajya ategereza ko ari wowe wubaka, byose biba ari ibyawe, noneho we ajye yiyita ko ari umuntu ugushyigikiye. Bene uwo musore ntabwo ikintu cyitwa gufatanya cyangwa gushyira hamwe aba akizi, partnership. Bityo rero nta muntu ushobora gushaka ibintu atazi, ahubwo icyo azaba akeneye ni ukurerwa, akitabwaho nk'uko mama we yamwitagaho n'ubundi. No muri cya gihe wenda ibibazo byavutse muri kumwe mukagira ibibazo, aho gusaba ubufasha, kwa kundi yoroshye ari umuntu woroshye aho ngaho, nyine azabyifashisha abigire intwaro ye, ajye yiyita nyine ngo ni intege nke ze afite, ngo nuko ateye. Bene uwo musore ntabwo agukuraho imitwaro, ahubwo n'imitwaro we ubwe afite ayikugerekaho. Azakugerekaho ukwishinja icyaha cye, azakugerekaho ibyemezo bye afata anacecetse, ndetse akugerekeho n'imitwaro ya mama we cyangwa se ibyemezo byaturutse kuri mama we, kandi utarigeze unakundana na mama we n'imyitwarire ya mama we utayizi, ariko kubera ko hari n'igihe ashaka ko hari ibyemezo bya mama we bijya mu bikorwa, icyo gihe mubana nabyo abikugerekeho. Uwo musore hari igihe azajya akunda kukubwira ngo oya, ngo ariko ngo uri hashi cyane, urahatiriza cyane, kubera ko we mu buzima bwe ntabwo yigeze yigishwa gukura. Bityo rero inama nakugira, niba ugiye kujya mu rukundo cyangwa se ushaka kujya mu rukundo, wowe wihiga potential, ahubwo byaba byiza ushatse umusore uzi kujya mu nshingano cya gihe ahuye n'ikibazo, agashaka igisubizo cyacyo, aho kwiruka agana kwa mama kugira ngo ajye kureba mama we kugira ngo arebe uko byagenda cyangwa se uko yabimufasha. Buriya nta mukobwa ugoye kumugeraho, ntazagire umuntu ukubeshya. Reka nze mbikumvisha. Umukobwa buriya iyo agushaka arabyoroshya cyane, iyo agukunda arabyoroshya cyane, nta kwitinza, ahubwo ku muvuduko uhambaye cyane akabikora yihuse. Niba umukobwa ari gutuma umwirukaho ujya kumuhiga, icyo gihe ntabwo aba agushaka, aba arimo kukwintateyininga, ariko ntabwo aba yaguhisemo, ntabwo aba agukeneye. Iyo myizerere yo gutekereza ko ngo hari umukobwa ngo ugoye kumugeraho, burya ni imyizerere yagiyeho kugira ngo abasore n'abagabo babyizere gusa, naho ubundi ntabwo ari ikintu cya nyacyo. Buriya abagabo bitiranya amahame ndetse no kubura kurarikira umuntu, kubera ko umukobwa we ubwe iyo akwishakira n'amategeko n'amabwiriza yishyiriyeho ku giti cye arayangiriza. Ubu usanga niba ari wowe musore ashaka, ari wa musore ahita gusubiza mu masegonda 5 ukimwandikira uvuga ngo tugende, akaba yagiye kuryamana nawe, akaba ari ikintu cyoroshye cyane nyine atarimo kubitinza. Bene uwo musore ni wowe uwo mukobwa bashaka, mu gihe nyine ku ruhande hari undi bigoye ko abikorera, noneho wowe akizera ko ngo uwo mukobwa agoye kumugeraho, kumbe ari uko atamushaka. Iyo uri kwiruka kuri uwo mukobwa utagushaka, ntabwo uba urimo kwiruka ngo ku mukobwa ngo ufite ngo agaciro ka danje ngo karenze ngo ugoye kumugeraho, oya, ahubwo uba uri kwiruka ku mukobwa udashishikaje nyine, atagushishikariye. Bityo rero nta mukobwa ugoye cyane kumugeraho iyo uwo mukobwa n'ubundi cyangwa se ku mugabo ashaka, nyine umugabo ashishikariye. Bityo nakugira inama yo kwerekera aho ngaho kwiruka cyangwa se guhiga umukobwa, ahubwo wowe tangira uhitemo, kubera ko ku bakobwa uri igihembo nk'umusore. Bityo tangira witware nk'igihembo nyine, kubera ko ingoro nini icinyiye umuhezo irutwa n'itongo ry'umukunzi. Musore, basore, imibonano mpuzabitsina igomba kuza imbere, hanyuma mukajya mu rukundo nyuma.
ndabizi mwese muhise muvuga ngo noneho ndasaze nahindutse, ariko reka nze nkumvishe kino kintu kugira ngo tucyemeranyeho none uze guca urubanza nyuma. None se umukobwa arimo kubanza kukurushya cyane, kugucisha hirya no hino, ntabwo twagira ibyo dukorana, mbese yifunze cyane koko kuri wowe bigaragara nkaho adashaka ko muryamana, ariko yarangiza akajya kuryamana n'abandi. Ibyo bisobanuye ko kuri wowe utari special kuri we, ahubwo ari imikino arimo kugukina. N'ubundi nta kintu arimo kurinda, already asanzwe anabikora. Tugendane. Buriya kwiyumvamo umukobwa byihuse cyane cyangwa se byadanje ntabwo biba mu magambo avuga, ahubwo biba mu buryo bwihuse bingana iki ashobora gukuramo imyenda, kuko irari ryo ubwaryo ntabwo rijya ryikerereza. Iyo uri guteretana n'umukobwa warangiza ugashyiraho umuhate, ugakora byose bishoboka mbere yuko muryamana, uba umeze nk'ikigoryi cyicaye ku meza y'uruganiriro. Icyo gihe nta nyungu ukuramo, aba yagukinnye already yamaze gutsinda, nta kintu wowe uzigera wunguka. Bene wa musore uba uvuga ngo ndategereje, ndi gushoramo, mbe ngize gute, mbese agashyiramo amarangamutima ye, n'ubundi aba ari kubikorera wa mukobwa ukiri kubitekerezaho niba azamwemera cyangwa se atazamwemera. Uwo musore ni we urimo guhomba. Ariko wa musore uryamana nawe mbere y'ibindi byose ni we uhita ubona uwo mukobwa ishusho ye ya nyayo cyangwa se isura ye ya nyayo. Mu gihe ibyo ngibyo iyo utabikoze, icyo uba urimo kugura ni iyobera rigufunze amaso gusa. Ntabwo ushobora gushora no kugura imodoka utari wayisuzuma. Iyo logike naho ngaho niko ikora ubyangu byemere. Ibi ngibi ndimo kuvuga ntabwo ari ubugome, ahubwo niyo nzira ya nyayo, kubera ko umukobwa ugushaka bya nyabyo, ukwiyumvamo bya nyabyo cyangwa se ugukunda, aragushaka nawe kandi akabikora byihuse cyane nta kugucisha hirya no hino. Ngira ngo ibyo nawe urabizi. Rero niba urimo gutereta hakabaho cya kintu cyo kubanza gutegereza, hari ibintu bibiri biba bigiye kuba. Kimwe nuko ushobora kuba urimo gukinwa barimo kugukina, cyangwa se bateganya kugushyira muri friend zone, kuzaba inshuti bisanzwe. Bityo byaba byiza uhisemo neza, kubera ko ingoro nini icinyiye umuhezo irutwa n'itongo ry'umukunzi. Dore ibimenyetso ushobora kubona ku musore, ugahita ubona ko uwo musore afite indangagaciro cyangwa se ari uwadanje nyine mu buzima. Icyambere, uwo musore aba ajya muri gym, muri siporo, ndetse kandi akita ku buzima bwe. Bene uwo musore aba afite discipline cyangwa se ikinyabupfura mu buzima bwe busanzwe. Uwo musore kandi akunda kwizerera mu kintu kinini cyane kimurenze. Uwo musore kandi akora imyitozo yo gukontorora ibyiyumviro n'amarangamutima. Uwo musore ashyira ikintu imbere cyitwa kwiyubaha, self respect. Kwiyubaha, mbese ku buryo utapfa kumusuzugura uko wishakiye. Bene abo basore uba usanga ibintu by'inzoga n'itabi babishyira ku ruhande. Uwo musore yambara neza kandi akitwara nk'umuntu ukuze nyine, bigaragara ko akuze apana kwambara nk'agahungu. Ndetse kandi bene uwo musore asohoza amasezerano ye akayarinda, niyo yaba ari muri twa tuntu dutoya. Uwo musore numubona uzahita umenya ko nyine ari we turimo kuvugaho, ari we wa nyawe. Uzi uburyo bwonyine umusore ashobora kurimburamo ubuzima bwe? Ni ukwizera ko hari umugore umwe cyangwa se umukobwa umwe ngo wamuremewe. Hano ku isi hari abakobwa amamiliyari menshi cyane, ariko we ukaba wizera ko ngo Imana yakuremeye umwe muri abo ngabo, utazaguhemukira, utazaguca inyuma, utazakubeshya. Ndagusaba gukura. Umusore cyangwa se umugabo wizerera ngo mu kintu kimwe cyangwa se ngo hari umuntu umwe wamuremewe, niwe musore umwe rukumbi urimo kwitakambira cyangwa se urimo gutakambira guta umutwe kwe ngo kumwirimburire ku giti cye. Reka tubyumve uku nguku. Bene uwo mukobwa iyo wamaze kwizera ko ahari, warangiza ukamuzana ukamushyira mu buzima bwawe, wowe already uba wamaze kwishyira mu mwanda. Iyo amaze guhinduka byose byawe, wowe uhinduka ubusa kuri we. Icyo gihe ntabwo uba waraguye mu rukundo, ahubwo uba waraguye muri obsession cyangwa se ni nko guta umutwe. Kandi uko guta umutwe guhuma abagabo amaso mbere yuko ubuzima bubakubita inshyi. Ntabwo ari umwe wawe wakuremewe, ahubwo ni umwe wa benshi. Noneho uretse nibyo, niba anagusuzugura, nta nubwo ari no ku rwego rwo kuba wamutekereza nk'uko nguko. Umugabo wa nyawe ntabwo ahiga cyangwa se ngo yiruke ku mugore utunganye ngo uri perfect. Icyo uwo mugabo akora ahubwo yubaka standard ziri perfect cyangwa se amahame ye, yarangiza akajya hamwizanira ibintu biri nyine bifite karite. Ibije bimusanga akaba ari byo bifite agaciro. Kubera ko umugabo cyangwa se umusore utekereza ko umukobwa cyangwa umugore ngo adasimbuzwa, uwo musore niwe urangira asimbujwe ahubwo.
ingoro nini icinyiye umuhezo irutwa n'itongo ry'umukunzi. Wa mukobwa we uzapfe uri singo, aho guteretana n'umusore cyangwa se gukundana n'umusore utekereza ko bino bintu ngiye kukubwira ari ibintu bisanzwe. Ikintu cya mbere, kuzamura ijwi igihe yarakaye cyangwa se yababaye. Niba umusore adashobora kuringaniza ijwi cyangwa gutuza igihe afite umujinya, bishoboke ko mu gihe gikurikiyeho kuba yacunga ibikorwa bye ari ibintu byaba bigoye cyane. Ikindi, kugushinja amakosa yo kuba wamurakaje. Umuntu mukuru aringaniza amarangamutima ye cyangwa se akayayobora, naho uduhungu cyangwa se udusore turaho two twihunza inshingano. Kukugereranya n'umu ex we batandukanye ngo nk'urwenya, ibyo bintu ntabwo biri mu urwenya, uwo nabikora ntabwo ari umuntu uzaba ukubereye. Ikindi, kuvugana n'abandi bakobwa cyangwa se abagore ngo kubera ko ngo atekereza ngo ko ntacyo bitwaye. Niba ibyo ngibyo biba uwo musore akabiguhisha, ibyo aba ari gukora ababizi neza cyane. Kukubwira ngo ariko shaho ngo urakabya cyane iyo urimo kugerageza kumubwira ibijyanye n'amarangamutima yawe, ibyo ngibyo bisobanuye ko amarangamutima yawe nyine atuma amera ukuntu, yiyumva ukuntu nyine bitari ngombwa kuri we. Ikindi, kukuba uwo musore wenda yashyira akazi imbere, inshuti, nyine ibintu akunda mu buzima busanzwe no kuba ahuze ni ibintu nyine biri aho ngaho bisanzwe bitagize icyo bitwaye, ariko agasuzuguro ni ikintu utagomba kwihanganira. Ikindi, kuguha igihano cyo guceceka nta kuvugisha. Umugabo wa nyawe arakominika mu gihe umusore uri aho ngaho we acaho akagenda akaburirwa irengero. Ikindi, kugushyira mu nshingano zo kuba ari wowe ushinzwe ibyiyumviro byawe ndetse n'ibye mu gihe muri kumwe. Bene uwo nguwo ntabwo aba arimo gushakisha umupatina cyangwa se umuntu wo gukundana, ahubwo aba arimo gushakisha mama we wo kumurera. Gutekereza ko kuryamana ari byo bishobora kuba byakemura ikibazo mufitanye igihe icyo ari cyo cyose, ntabwo ibyo ngibyo ariko bigenda, ahubwo kubiganiraho ibibazo mufite nibyo bibikemura. Ikindi, kwitwara nkaho ari singo cyangwa se nta mukunzi afite kandi ari kuryoherwa no kuba nyine n'inyungu zo kuba mukundana muri kumwe, ariko kitwara nkaho atagufite nta mukunzi, ibyo ngibyo aba ari ibikorwa by'ubugwari, ntabwo umugabo wa nyawe abikora. Ikindi, kukuba yizera ko ari wowe ugomba kugaragaza ubwizerwa ukabimwereka mu gihe we nta kintu aguhereza cyangwa se nta gihembo cyabyo aguhereza, ibyo ngibyo bigaragaza ko imbaraga muba muri gushora muri ibyo bintu zitandukanye cyane. Bityo rero wa mukobwa we, ibyo ngibyo byakuzanira gushenjagurika umutima udashobora guhagarika. Bityo rero ntuzigere uteretane n'umusore witiranya umutima wawe mwiza n'intege nkeya, kubera ko ibyo ngibyo bizakwambura igihe utazigera wongera gusubirana.